ibintu birindwi utagomba gukorera umukobwa niyo waba umukunda cyangwa igitsina gore cyose. Umva witonze, kubera ko urukundo ntabwo rugomba gutuma wibura cyangwa ubure kwiyubaha kwawe. Abagabo benshi baribura ubwabo kubera umubano, kubera ko baba batekereza ko gutanga ibitambo n'urukundo ari kimwe. Ahangaha hari ibyo bintu birindwi rero turebe utakorera umugore rimwe, ntukamusabirizeho urukundo, kubera ko urukundo rwingingiwe ntabwo aba ari urukundo rwa nyarwo. Iyo umugore agushaka cyangwa ukeneye kuba ari kumwe nawe, ntabwo bikenera ko umwinginga, aba azi guhangayika kwawe ndetse ntabwo akwirukana, nta nubwo umwiruka. Icya kabiri, ntugatakaze inzozi zawe. Umubano ugomba kuza wiyongera ku buzima bwawe, pana kubusimbura. Rero ntukave ku izima ngo utakaze intego yawe, ahazaza hawe n'icyo wenda kujyaho, kugira ngo utume uwo mugore aguma yishimye, kubera ko umugore wa nyawe azagufasha kugera ku nzozi zawe, apana kuzitakaza. Ntuzemere agasuzuguro. Urukundo rutarimo kubahana rurangira mu buribwe. Nagusuzugura cyangwa se akagufata nk'aho nta kintu uvuze, utari uw'ingenzi kuri we, kubera amarangamutima yawe. Urukundo ni ikintu uba ugomba guhabwa, ntabwo ari ukwinginga. Icya kane, ntukiyoberanye ngo wigire uwo utari we, ahubwo ukomeza wigire uwo uri we, ubeho ubuzima bwawe, ugume ure kubaho nkaho kubaho wihisha birangira wibuze, kandi bikarangira mu binyoma. Icya gatanu, ntugatume aba nk'isi yawe ngo wumve ko umubuze waba. Umugore agomba kuba ari uw'ingenzi mu buzima bwawe, ariko ntabe ari ubw'ubuzima bwawe. Ugomba kuba ufite inshuti zawe, ibyo ukunda, intego zawe. Umugabo uba udafite ubuzima hanze y'umubano, birangira abuze n'agaciro kiwe, bikarangira atagishamaje. Icya gatandatu, ntuzirengagize ibimenyetso mpuruza bikwereka ko wenda ashaka umutandukanye. Abagabo benshi rero barabyirengagiza kubera ko bari mu rukundo. Kuba utari inyangamugayo, guhora ahindagutura, ahora mu mikino utamenya, kuba atagira imibare, atakikwitaho, utwo tuntu twose bizakwereka ko bizarangira mutandukanye, kubera ko ibyo bintu bizarangira bibaye ahazaza. Icya karindwi, ntukabure kwiyubaha kwawe kugira ngo umugumane. Iri ni ryo kosa rikomeye waba ukoze mu buzima bwawe. Witangira wemeye gufatwa neza, wishyire wizane, ntukagire ubwoba bwo kumubona, kubera ko iyo ubugize uba waramaze kubura ikintu kirenze umubano, uribura wowe ubwawe, ndetse nta n'umubano uba urenze nk'icyo giciro. Ukuri abagabo benshi biga bakirewe, nuko umubano wa nyawe ntago uba ukeneye gutamba ibitambo. Uwo uri we ntabwo bisaba kwinginga, kwirukana umuntu cyangwa se kwigaragaza nk'aho uri uw'agaciro. Umugore wa nyawe ntabwo azatuma uhitamo we cyangwa icyubahiro, kuko urukundo rwa nyawe rukurira ahantu hari imbaraga nyinshi, hari ubwubahane ndetse hari n'amahitamo. Ibi bintu ugihora ubyibuka. Umugore yaba uw'ingenzi kuri wowe, umugore yaba mwiza, umugore yaba buri kimwe ufite n'icyo ushaka, gusa igihe kimwe azaba uwo ukeneye. Kwibura ni ugutamba igiciro. Wirinda amahoro yawe, urinde intego zawe, ndetse n'iby'ingenzi kuri wowe. Yanjye ndi Paul on the mic, hasta la vista, yeah. Hey.